aba musaza we biranga barongera nagaruka bamufunze kumwe yari umugizi undi yakoraga ikingo yaramuherekeje ari yaranga Brian ajya mu Burundi yajya hanze bakajyana tukavuga ati se King Pazo akaza ari kujwa muri iriya naka Burikantu witonde dakrende bifu witonde dakrende bifu jeni mo ndavuga abantu bakoze uko bashoboye bakamenyekana urumva nk'ubu wamuniga abogosha abastari muri showbiz akora iki umwogoshi w'abastari kandi turamuzi ukumva nyine umuntu Burikantu yarihirinze kandi n'ukogosha abastari yego King Pazo Burikantu na Buringuni barihirinze banyura mu kizavamo barihirinze banyura mu kizavamo turanga turamenya kuri komite yagize eka nkubwire hakaba hari umuntu wajyanije kwiga ubwamamare bamwita Dumba yahize ubwamamare ararira agera kuri Bruce Muryango kumupostinga hanga gushaza kuririra kwa Philipita bamuha interview yarira ariko ibyo bintu nabyo biranga agera kuri level ya nyuma abantu bari gukoresha bahiga ubwamamare y'ubutinganye aremerera tweki ubundi mu busanzwe ugeze kuri level yo kwitwa umutinganye muri social media ubundi aho ngaho kaba kabaye abayo stage ya nyuma stage ya nyuma ubundi y'ubwamamare kugeraho iyo byanze kuba umutinganye ukavuga kuri umutinganyi nitukwemere tukakwanga akavuga atakabunuka kajyane hirya ubwo birangiye kuvuga papa wanyu nabi mutangiye kuvuga so nabi tuvuga nabi biki yanzamuye kure bose nkamenyekana nawe sibyo ndi kugukorera abantu barangiye Dumba yanyereka abantu Dumba yanyereka abantu ndamushimira yanyereka nkuko nanjye ndimo ndabikorera abantu warakoze kunyereka abantu Dumba dore ariko Dumba nawe yageze kuri level ya nyuma yo kuza avuga ati ngenda akagarukamo nzunguza ikibuno nka Nadi umwana ya managinga akagarukamo guri urumva ariko nkavuga nese King Pazo ni inshuti yanjye ariko nkabigeza nka uburyo twipazo twabaye inshuti nkabona se twabaye inshuti kubera uruganda n'ahantu twahuriye nabwo ari kumwe n'ibyamamare urumva King Pazo ibanga riba ririhe ubundi arukura umuntu ariko nkibaza ukavuga ati nk'uburoki kuba yagenda akagirana na DJ Brian umwe n'umusobanuzi undi n'umudj nta wamenya showbiz rikaraga mugeraho muhurira ariko nanone ukibaza se hari undi wundi ukunda kugagarukamo ndikaraga urumva ahantu ugeze hose ukamusanga kandi ari muri control yabyo kandi ari muri control ibintu ari kuri control ukibaza se hano nari kujwa niwe uri kuha order babounce ngo batagira kubyamamare ejo umuntu ari kumwe na coach Gaheri bimeze bite byaje I mean 155 ejo akabona kwa ejo akabona kwa Buriani nyine so ubunyamakuru wabaza Buriani se King Pazo ngo ni musaza wanje urumva bagahengecereza nabyo bikanga bakongera akajya kwa Rocky ngo ndi muri genge ya Rocky bikanga mbese nyine abo bantu King Pazo n'uwandi hari n'abandi bantu ubona bakora akazi gatuma kwamamara byagorana urugero nk'umuntu rwose kumva ngo umuntu n'umumodo ngo bamenyeka iyo umuntu ari kugenda anyonga gutya yambaye imyenda yacikaguritse indi hengetse baramumenya ushatse kuvuga kuri aba Franco bande bose nyine korone habera kasa mu buzima bwa Lita Pendo Frank arimo ngo barakuranye uriya muntu rwose arakuze cyane akaba mukuru kabisa yitwa Kabano Frank aho ni habera kasa mukwe abo nyine urumva niba mu modo wabashije kumenyekana urumva we ntago yamudarinze mu Rwanda gusa yamudarinze n'imahanga urumva yuko Rwanda nta ndwa mudaringa ngo bizagutuga yamudarinze ubwota masi ariko niba yarakandagiraga dekataga postinga tukamumenya simbizi ugasanga gase umuntu ari yeranje nyine tumumenye nyine hari abantu bari kwiyeraza ko bamenye hari ikintu cy'uko umuntu ashobora kuba yaravutse ku mboro nziza uri kumva
bayita inyundo mu bukwe bwa Killaman inyundo bayita inyundo guri inyundo Noneho ubukwe bwa Killaman bahagurukisha umuntu urumva ni umusaza ubyara uriya mukobwa nyine uriya mugore Killaman baramubwira ati uyu niyo nyundo yacuze uriya mukobwa Killaman reka njye sinabirebaga dore nabaga ndi kwirukanga ndimo ndahiga ubwo buntuza ariko mushobora content koko umuntu yanditse ko ubukwe burangiye nta naho yagiye kubara tite tukiri munuza mu bukwe nabona umuntu ari kwamutse ririho kandi ari gufata n'ibintu abantu zaba byagenze yagiye kubara tite yanditse ngo mu bukwe bwa Killaman ibyabayemo byose kandi ubukwe buracyakomeje nyine abantu bari kuvuga ngo yarisimbukuruje ngo gutakora ubukwe bwa miliyoni 80 hafi ngo 70 gatarubaka inzu nta kamodoka ntaki bitegura priority y'umuntu none si inzu barayirongora ariko n'ubundi umugore yari yarangije kumurongora byari byarabaye none urabizi neza kumurongora utaramurongora byemewe n'amategeko ntabwo uri kumurongora uri guhirikira burika uri kurayaguzwa mwana bivuze ngo nawe abantu biri guhirikira aho ngaho bose muri yaba byabaga urumva yuko yaba nabikoraga ubwo nabaga ndi gukora uburaya ibaze ko navuze nawe nkora uburaya none wambwiye ko uzangukora ubukwe byawe mwavutse musa neza n'abatuye inama mwavutse musa neza muri utwutse twebwe rero dushobora gukora tugashaka amafaranga urumva arya wambwiye ko uzakora ubukwe ryari ego ko bana yaracitswe arabikubwira akubeye aho ngane nasi umva kantu yararumwa pe bajya barumushinze ariko niba yarabikubwiye nanabyemeye yararumwe muvuga nakubwiye ibintu by'ubukwe warambwiye ngo nawe nivuga ngo garafure ateye ikirenge ngo harabura wowe harabura njyewe nyine urumva kantu hanjye nzarindira tubyare kabiri mbukore ese bitwaye ndavuga ni Killaman mwiza uzatangiye kubara kandi abasiniyasite bahuriye ku kintu kimwe umutagatifu ngo w'umusiniyasite wagerageje gukora ubukwe yasengewe yarakijijwe bya ari imanzi yari afite umwana yabyariye amezi 2 uwo ngo ni uwitonda wa undi wanyuma ku rwego rw'uko rwose yaba n'umutagatifu noneho ngo Killaman ari umwana wagaragaje neza uburyo umusiniyasite yakagombye kubigenza umusiniyasite wa nyawe uburyo agomba kubigenza ugomba kuba ufite babiri uwa mbere akantu kavumye sinzi niba ari pazo babajije ngo mwaratwerereye uzi ukuntu mwasubije ngo kuri invitation hari handitseho ngo ngo nimpabura nimbabura mu bukwe murapfa ko yabivuge neza hari handitseho ngo utahagera ubukwe bwanyu murapfa niyo muri iyo sanse ariko ntukareba ibintu wanditse ujye utekereza kure niba handitseho kuza kwanyu ni inkunga ikomeye urumva iyo nkunga ihuze ubukwe bwahita bupfa urakoze cyane ubwo urumva rero kuza kwanjye ntabwo handitseho ngo uwatwerereye ngo nibwo biba inkunga ikomeye kuhagera hari ubundi akazi kanjye kari karangiye urwabishingo nari nemera amasahane yanjye 2 y'inyama burika abantu bagiye bagushinja ngo wasebeje buri nguni ukuza wakubise n'ivesti ugakubitaho igipapa cya gipapa se nicyo base na ba nyina banguriye abantu babitoragura ibipapa ariko rero kamubwire umunyarwenya bakamushyira muri fashion abantu batangiye kumva ngenge uragira ngo ndwane n'akabano abo bantu byarabasekeje kandi iyo twashakaga ngo baseke ufite kwicara ukiga yo burika
yo uracyafite kwicara ukiga kabisa niga iki wenda hejuru ngo byari sawa ariko papa mu bukwe kimwe na Dani nanone nawe numvise bari kumukwera ngo umuntu muzima aza neza yambaye amapinja none tukajya bikana umuvangane nanone koko nose Dani nanone ahubwo nzaze yuko njyewe niribishije nkashaka ikote nkaryambara nkarinigiriza Dani nanone njye kubona mbonaje mu bukwe na songa mbere ndavuga none Burikantu n'ibintu by'amafuti Dani nanone buhuje na Burikantu none banze none yakubero yagiye gufata akagofero kagahita musaza songa mbere dawe umudemo akubita ikintu cy'igipantaro cyaza mu bukwe wenda imiziki ya Dani nanone imeze neza ariko fashion rwose yahise agaragaza yuko yambara neza muri video ariko mu busanzwe nabonaga ikintu urwenda rutukura ruri kugenda ruhinguranya mu bintu by'umweru n'umukara none urwererane rwanuza rwa Killaman n'umugore bari bambaye ibintu by'umweru umuntu ufite songa mbere n'urupira rutukura n'ibibara byinshi cyane na mikoro nawe hiya ni sarumfuna ariko indwara rero indwara ntabwo y'imidonore gusa none se umuhungu wacu timitimini cyo kubona bonane n'ibikabutura burakara akazi urakabonye timitimini waramubonye naramubonye none se ibintu yambaye warabibonye narabibonye ariko wenda we ugeranyije na Dani nanone wenda we hari ukuntu ariko none we ewana uko biri kose rero urumva uko biri kose umwenda winuza w'ikirori na kiriya turawuzi uko biri kose hariya umuntu bita Dani nanone rwose bagaragaje ko ari abantu bose batarakora ubukwe bataraba abagabo nka Killaman bonda bose bafite abana ariko revo Killaman yo baricaye bariga ko Killaman ngo yari yamuhaye miliyoni oya niyo makuru ngenda noza nimpamvu n'imihanda iri kuza uvuga ati ubukwe bwa Killaman ngo bwari konse Killaman atangire James Burika hari abantu bari gukompara ubukwe bwa Killaman n'ubukwe bwa The Ben bakavuga bati ubukwe bwa Killaman burarenze ntugafate ubukwe bwa Killaman ubujyanye n'ubwa The Ben uko bwa The Ben naburiye bwa Killaman n'ibintu by'amafuti toka ugeze ubona Killaman ari umuntu yishyuza ntukajyanye ubukwe bwa Killaman n'ibintu by'amafuti ntugafate ibintu bya Killaman ubujyanye n'ibintu by'amafuti bihari dore imbogo ugeze ubona bamwemera ngo yinjire inde dore imbogo mu bukwe bwa The Ben ntuzi ibibazo byabayemo fanta mu bukwe bwa The Ben ntuzi ko zashize ngo fanta zarashize kandi kwa Killaman ibiryo babisubije ntiwabyiboneye n'amafanta bayasubiza hari umunyamakuru wari utegetswe kujya mu bukwe bwa nuza bwa Killaman wapi hari babujije na wa wundi ufite abasabi 10 nawe yaraje kwegerana ibimenyetso turumva abakobwa reka tujye ku bakobwa beza bashobora kuba barakagaragayemo ngaho wenda Pamela tumushyire ku ruhande niwe mugore wa mbere nabonye watayira ushaka kugorana noneho turebe kwambariye Pamela yari umugeni akaniyambarira yari umugeni akaniyambarira niwe mukobwa wambariye Debe wa Pamela urutanyamba naze mbite minduka mbaraje inde nawe komeze niwe mukobwa wakagaragayemo utabira byana by'ibisirane nabonye by'amata biri no gukura kuri protocol rwose tudashaka no kubona mu myenda byegereye umugeni hari abakobwa beza
twagize abakobwa beza mu bukwe bwa Killaman tubashaka kuri protocol ngo mujye muzana ibintu by'ibinyaga aho ngaho twinywere si tubashaka abana mbwira abasitari bitabiriye ubukwe bwa DB tubabari twagiye uribuka nde utarekore rokete wibuke neza yuko mu bukwe bwa Killaman baburetse bite kwibutsa ko mu bukwe bwa Killaman ariho hambere habashe kugaragara abahungu babiri bitana buri nguni bari kuri trend bameze neza baba ni utarekore rokete muri buriya no uburyo abanyamakuru bategereje ikintu kirenze uburyo mwatambukaga babakurikiza mikoro tuvugije bose ngo bari bafite umuntu bambari nabaye nyakandakira cyangwa mbona mikoro zose zise zikata baravuga ati musari cyangwa bazanyipime bako mikoro zipesa n'izindi mu muhogo bari kupaka izwi bari imigozi ya mikoro yose ariko kumuringe reka ndebe ko urahenge kishwe ukabona ibizuru bya kamera noneho n'ibiki byose ati ijwi riri gutaducika ijwi rishobora guhindura views zacu ese burika uba wiyumva ute nk'iyo utambutse ukabona n'abanyamakuru nka 5 cyangwa 10 bari kugutungaho mikoro bakakubwira bati tuvugishe wowe yumva ute urumva contraire reba contraire ubuye mitano nkibuka cyagiye mbagigiza dara nagira no ngavuga ati no mungigize baze myumve nabana uzarebe nabanje kwigira hirya ngavuga ati usana kibahereza ra ujya batangikinge basi duhereze tubabarire harimo n'abanyamakuru tutse hariya n'abatse ku babyeyi babo barihangana baravuga ati ufite music avuna umuhesha ati rusha ikintu mita nibuke yo mbonye mikoro nka 60 ziri kunyirukaho ubukwe bwa Killaman mita ngenda umwana w'abandi mita ngenda nkibuka mita nicara nkibuka eban se connection yawe yagenze tewe ya Gabi baba yashyize mijana kandi mureze kuri kandi akoresha ngo telefone yakuriye ngo mwaki ujya gusebya abantu bari ujya abantu arabuze ya baba ariko remuka dusebye ibiko ni telefone yakuriye nukuvuga ngo njyawe nibiri mutume navuga ibyo mvuga ntabwo nyimara kubona kimara kubona urumva reka sata banza ze kugira ngo tubiganireho neza niwe munyamakuru tugiye kujya duhostinga n'ibiganiro niko kana tugiye kuba kanze vube wifiwa ako pasoba una bitwa baposo nabo bafite ikibazo bagiye mugura bando za menshi ngaho yivye ariko nduri kuvuga niko nibyo nakubwira gararugu urumva inkuru y'inkomo umuntu kunyita mwite ndaranze urumva nje nyimana kubona zira mikoro zandwaniraga ari nka sa mitani umugambo bwa Dumba ari kuvuga ngo bari abana ngo ntago barenze ngo nyine ngo bafite agahiti ngo gatoya ngo bastari ngo ni kasuku ngo ngastari ni du envelope nkabishyira nkajyana mu bwiherero hariya kwa Killaman nkabifurashi nkahita mvugana urwabishingo nge naramamaza mu byemere cyangwa mu cyane y'abantu baramenye Rwanda abanyarwanda barankunda hari abagiye kuvuga ngo ufite wiyemeye ndiyemera mu Burikantu na mbaba ni box bite gwamo mu muntu nyatsemo mujya mushimira Killaman yatumye dore ibintu byinshi bigaragara Killaman niwe muntu watumye ngego na yuko ndivoro abanyamakuru bamwe baranarize bararira baravuga ati ariko buriya natwe tadushimire ubwo twatumye rwose ubukwe bugenda neza cyane oya nge kubona bahaye umugisha yo Burikantu bari muri twahageze kujyagira kwacu byari mu bikomeye byari kuremba itasi tukiyagiye twari tubona ko ari inkunga ikomeye koko
nagiye kubona mbona ibizuru bya kamera byose bivuye kuri baroki binyerekejeho nibishaka kwerekana umugeni aravuga ni yawe dore ngo ubukwe bwa Killaman butumye abantu benshi bahumuka ngo na Rocky ngo agiye gukora ubukwe mfite amakuru arabeshya Rocky so n'umukobwa uri kubyi n'umukobwa waburi kwitera iyo jeki hose nambwa nashyira amanuza mu isaro nyamara amashuri kuba afite gahunda nge ntangiye kugira ubwoba yuko mu bukwe bwa Killaman harimo inzoga ubwo Rocky yatangiye gutekereza ubu aho mbwira ubu nta mayoga yaba yarageze mu buryo bwihishe ndagaswingingi oya nta mayoga urashaka gusebya abantu b'abayisilamu koko bashaye oya ntago nta mayoga yigeze ahagera nta mayoga na make yahagera ntugasebya abashehe kabisa oya rwose njyewe niba yarageze mu bukwe bwa Rocky agatangira kuvuga yuko ngo afite imana tutaye kugira ubwoba oya ntabwo njye nakwemera yuko Killaman yaha abantu bacu inzoga njye se nanyweye inzoga nibyo ashatse kuvuga aya mayoga oya kuko aho ngaho yaba yasinze Rocky yavuga ibyo bintu Rocky yavuga ibyo bintu by'uko yaducika agakora ubukwe na Killaman yarafata turimo turamureba nabi ubuse Rocky akoze ubukwe mufite nk'amahirwe angahe ku ijana yuko nawe yabatumira mukambara amakote oya we ntago Rocky yantumira ahubwo ninjye waba uri mu bantu ku kigega cy'inzoka n'ibiryo ubukwe bwa Rocky njye sintumirwa mba ndenza ahubwo se Killaman niwe muntu wenyine twari tubanye bisa nk'aho ari gakeya agahita antumira mu bukwe naho ba Rocky agahita abona ko kuza kwanjye ari inkunga ikomeye naho ba Rocky bo dusangira man njye sinzi njye wenda sinzi bureka nkubwire sibyo sinzi wenda sinzi ubushuti wenda agira n'abandi bantu sinzi na invitation yabohereje ku yari yanditseho ariko njye ntabwo uzi gutumirwa ahantu henshi ariko rero njye nasubije kuri invitation mbona kuza kwanyira inkunga ikomeye ndavuga ati inkunga ikomeye ntabwo nayiryamisha ahangaha ndavuga ni umuntu watanze miliyoni z'ijana muri 60 kugira ngo akore ubu agasanga njyewe mbuzemo hari inkunga ikomeye ibuzemo ndavuga ntabwo natubi inkunga itamugeraho rwose Killaman ni umugabo oya Killaman akaba umugabo burika mwanze gutwerera umunsi umwe namwe ejo bundi bizaba bibubukiyeho kandi twarahageze rira kote nari kodesheje angahe ubu namwe nibahagera bizaba bibaye amafaranga ari mu mutwerere nayaguze ikote ariko manye harakanuri nibagiwe we ngira gutya njya kubona mbona musohokanye ni bonsa ndavuga ni karabaye abahungu noneho bigenze bite uretse ejo gatoya mu rwenya none azagenda akanyarwenya kanyegera iriya bonsa nzigiye kureba abana ba Mercy udakora n'ikosi ubu ntabwo tukigenda reka hari ukuntu inzerezi abantu bakurikira story yanjye babonye ko maze kuzuza miliyoni iriya bonsa mwabonye amafaranga yo kuyishyura ndeba njye ndakubwira njye konti aka kanya mfite miliyoni njye nujuje miliyoni uyu munsi so rero sinzi ibintu muri kuvuganye ndi umwe mu bana muri network urumva yo mu Rwanda umwana bakiri bato kuzamuka neza miliyoni y'amanyarwanda ubu mbese wabaye mu miliyoneri uva muri rubanda ruseseka ushyire mu miliyoneri abantu mukurikira story yanjye murebe na postize umunsi iyambere yagira byomwezi iyo ngiyo ni yayindi idafite ikibazo ari ukuntu urabona miliyoni mpamvu idafite ikibazo ubundi kuri wisi kandi ntabwo iri buveho urumva ni miliyoni irifite n'ubundi buhumbi 300 bwo kuyisasira bwo kubanyiserebura hari ukuntu nyine ugenda uvuga ati akira muhinda wibereho nakira rwose abona sinakabara abana batazafira mu kajyango nge ndoroshye ati Mercy nagira dukera tuturaho mukanya mbonye na pozo
mukanya mbonye na paza arimo arinyurishamo ngo mumenereho hagize umuntu mumeneramo ubundi mukemeza abanyarwanda ubundi ibintu byanyu bizahora mu magambo mufite miliyoni mugira umuntu mumenamo ndetse vuga ati Burikantu na Buringuni reka ndebe akana mindurira ubuzima akakanya cyareka pininga akanimero kanje mfite telefone wowe kuri ubu hamwe na Vestine Protax mwongeye kwitabwaho aho Augustine Muganga uzwi nka Vestine ari kubafasha kwa applying amataxi ku buryo bworoshye kandi bwihuse ndetse kandi hamwe na Augustine Muganga reka twibutse ko tugufasha gutura mu nzu ijyanye n'ibyifuzo byawe cyane ko tunagufasha kugura inzu wifuza ndetse no kugurisha inzu yawe sibyo gusa kandi tugufasha no kubona insurance y'inzu yawe ndetse na insurance y'imodoka yawe reka kandi nkubwire ko tugufasha no kwiga imodoka mu gihe gito ndetse kandi mu gihe wahuye n'ikibazo cyo gutakaza agafunguzo kawe ibyo nabyo tubigufashamo mu kanya nk'ako guhumbya ku bindi bisobanuro duhamagara kuri nimero ya telefone 502 762 46669 cyangwa se ukaduhamagara kuri nimero ya telefone 0792 98 8240. Vestine Protax ni mutugane tubafashe dukora muri Louisville, Kentucky. Nugasebye career yawe nugasebye abanyarwenya ibikora televiziyo yanumiye nkaza ihitamo umuntu iri gusanga amafaranga kuri live nabwira oya abanyarwanda barabizi Burika hitamo umuntu uri kumva mu bantu bari aho ngaho uhita umuhindurira ubuzima umere nka profete ahari tore ndiho bamindurira ubuzima uwo muntu avuye ndiho oya abo bantu bose baba muri televiziyo yawe simbasha ahubwo aka kana kitwa Kaneri niba gateye Kicukiro nigafate moto kaze nyakaye urumva dushaka ko nafate moto azatumuhindurira ubuzima mu burabireba tuhindure afate moto bafite n'umwana kuko njye ntabwo naguha miliyoni yonyine dafite imisagu y'akana ariko n'umwana nawe umuhindurira ubuzima gusa gutuma umwana w'icyamamare ikintu bita gukura ahantu imbwa yiruka urakizi nariye utugori none twameze mu menyo ndi kubyumva shawo uwonereye ahakura imbwa yiruka imbwa yirukanka kabisa ibaze ahuriweho na Burikantu agahurirwaho na Buringuni kandi ngo abasore bananutse bamaye amakuru rero burangewe ntugafate akazi kadutunze nurangiza ibijyanye n'ibintu by'amafuti njye rwose wenda oya abanyarwanda batazi ko Profete Joshua ndimo ndamwungiriza ndi kubwira abanyarwanda ati mwari muzi ko natunga miliyoni from Tabago twereke reba abantu muzi kubara ni bande ntabwo biri kugaragara dore rimwe so rero my brother bombo kratina de ayo ni network ni not iyo ni screenshot wafashe Burika iyo ni screenshot wafashe cyase umuntu akayikoherereza Nani nafashe screenshot nasa na onjemba afata account yani nafata screenshot ikintu kidahari no umuntu akohereje screenshot barayikoherereje hari ibijya online business njya mbona abantu bipostingisha ibifaranga ukuntu byinshi umurundo ubwo nawe wagakuye ahantu hitoka bikora avuga ati naje mabya diversaire yaho umurajerize irabisobanura okay hari rero kwisobanura ku mukene bikugaragaza nk'imbwa ntabwo ngiye kubura no kwisobanura umukene bari umva bidashoboka antiri tumukomye ariko ndaza kuza muri Genes nanjye uretse ibyo bintu muri kwivugisha mufite amabonso mufite miliyoni kijyaho mabaye nahise nza n'umubonso njango mwabibonye avuga ati miliyoni batayatajya ndabana nabi wituma miliyardera akakanya kuko rega igihugu cy'u Rwanda kikabura umunyama miliyoni mu banyamiliyoni wabaraga ubwo witumva nyine kurubitse bigenda ubwo ari yapfuye mu miliyoni kandi afite business yo gushoramo impunzi cyane urumva dufite ahantu henshi turi gushora urumva igihugu cya gihungabanye ndavuga uko biri kose
umuntu utunze miliyoni y'amafaranga y'u Rwanda ifite none n'imisago y'ibihumbi 300 ko kuyisasira ku buryo nanaguzeho mituyu itahita bango 990 no miliyoni yuzuye n'ibihumbi 300 byo kwiserebura idafite ikibazo ejo ndinjira muri inote y'ibihumbi 200 umwana wese unsekeje muha mugati ngende umumiliyarite ariko bana yanjye byose wabengiye kubizana mu bundi buryo noneho mba ari umugani bajya baca ari umugani bajya baca ngo imbwa zihunguye imirizo yaryo cyari zihunguye ivumbi umugani ndawuzi none uhuriye he natwe hanyuma uwo mugani uhuriye he natwe bivuga ari kureba ino saa iyo bita Jacob mu byo uvuga reka mbabwire ikintu cya mbere iziza nangahe jya kukubaze impeta ya zahabu ikintu birazwi birombe nanjye ntago nabakanya ku birombe pe ndabemera ibirombe se bigurwa ariko ku mafaranga cyane uzamwumve ku munsi umwe aho murangombe bakaba bagenda bakugaragariza yuko tubitoragura nyine mukorera 400 muri dashboard cyangwa 500 kirombe kwishyura inzu ibishingwe fagitire y'amazi interinete nyine ugasanga bihuriye muri mwaye 500 kuva n'abanyarwanda Igo none se na magande muvandimwe rero ariko se nsigaye mbarira mu mayero numva ntago tukibara kubara mu banyarwanda nabasize kera ariko yemwa ako sha kubara mu banyarwanda ndi kuvuga wavunjishije yuvunjishije unayo ngayo ubona wowe aho muri no minsi nabonye muri no minsi muri mu kuzirabura dore muri 80 70 40 wenda muri no minsi wo mushobora kuba mubikuje byiuza nka senyisa kuzamuwa we 600 ase bujya mucenye mutyo mwana ni gutyo mukennye abasengere mwana mutangura bandi ni gutyo mucenye ngende mera amaze kubona ngende mera udumwitsebereza kuri live yanjye uwo muntu nazaje umuremera udagusanga ni box okay umuntu ushaka ko muremera nace DM yanjye ntaribi ubwo buri kana agiye kurema undi muntu hano nawe dore umudirect ufite nimero y'Iminani umuntu ufite nimero irimo Iminani 2 umva kuri ibintu byakomeye umva ukuntu ibintu byakomeye Iminani 2 aravuga ati ni mu bipesi we nuko rwego cyo kuri abanyarwanda bane Iminani 2 yari ya kera uko Iminani 2 yari ya meya na gitifu umuntu afite nimero ifite Iminani 2 noneho ahantu mweka kubabaye benshi umuntu afite profile yambaye agakote ariko ushyama nimero murabe ngo bamunagireho dore undi ufite nimero y'Iminani 3 aba baba abameni oya abantu barimo birirwa barimo barambwira ngo mbaremere niba abandi birirwa bavuga ngako kujya uzagakubeho aka kaya none murashaka ko mba amafaranga kugina ari agahindo dore bosi wanyu umugore we yasohoye indirimbo bosi igishishwa cya Dani Nanone bosi wanyu papa wa bosi se mwana ko ziko bosi wanje niwe witeka niwe uzakubwira kaza abantu ngo nibamenya banajua b'Ikigali banjeze byose database mu masa Yesu ariko abanyarwanda banza turakennye ko gusabiriza ubonye magashyize imbere cyane mu biganiro byo twavuze akaro gusabiriza niko kaba baguciye none se burika yo kuko mwe mukora imiziki murabona
ibintu bimeze bite ubu ngubu ko abantu batangiye kugendera ku mahanuzi y'abandi ngo kugira ngo bagire kugendera ku njye buriya mba ndi kubireba nitonze uzabyiyumvira nkitambukira oya ubu njyewe mbaza ikibazo kiri direct wica ku mpande mbaza ikibazo kiri direct buri ngu iyo uri imanzi bose iyo kibazo ubwo byaboneka ngo ibya bindi by'abanyamakuru bariza abanyarwanda teka ngo buri nguni ngo yemere ko oya hano hashobora kuba ari umwana ufite n'iyerekwa akaba yanaritambutsa da naritambutse mu mazi bwanjye cyangwa utari mu mazi bwanjye baramumaze iki kuba nabimanzi cyangwa nabimanzi birabimarira iki biratuma amenya ko ufite experience cyangwa nayo ufite bituma amenya agateba gushyiramo wowe urebye urabona buri nguni ari iki urebye nkurebeye kure uri kumva nkurebeye kure mbona uri imanzi ariko iyo nkwegereye mbona ko uri imanzi byuzuyisha ibyangombwa Erega no mu byiciro by'intwari abona imanzi imena n'ingenzi erega asaba atari imanzi ariko ari ingenzi singo mwenda ngo mbe imanzi dore uwase afite iyereko ngo arashaka kuritambutsa uwase yerekwa se wari mweretse uwase afite iyereko ariko uwase ni buri tiku urubuto uwase mumurebe mumumenye niyo buri tiku afite fake account niyo buri tiku umwana wo ngo mumumenye ndashaka yuko buri tiku mbabara akaza kuri live mbabariza ubundi tutaza kumbariza ibibazo twumve dore ngo pazo ndifuza umugira neza unizi imashini yogosha ndashaka kumugurira indaya ijoro ako umurumari umuntu arababaje umuntu nzi mu buzima ashobora kunyaka nkaba namufasha umuntu ushaka ibiryo n'umuntu ushaka indaya abo bantu bababaye pe umuntu uzaragutekera akavuga ngo mani ndashonje mbabarira umibiryo mani uwo muntu ababaje mani nyine urumva ko akababara ko kumvikana ujye wisaka pe n'umuntu uzarakavuga ati mani mbabarira niba utamaye wa mukobwa niba utamaye basi maritanu njye kugura indaya uwo muntu uzagufasha abababaye noneho ibaza nk'umukobwa umva ko n'abakobwa bajya baba ibyihebe uwo muntu yahise akamutakira ngo mbabarira umpe si ibintu byoroshye umpe akica ababyeyi tibye n'imfubyi agahubiza abikirwa akwima mana uwo muntu ukwica yakwica umuntu yagambanira n'igihugu uwo muntu ubaye uzi ubwenge wamugendera kure uwo muntu yagambanira igihugu umukobwa ukamukambwira ngo mpa akabyanga ukabisohora utakoze bya bindi by'abajama agashiduka yagezemo ko mbona byibushye we cyane Burikantu njye narabyibushye mwana wa mama ngo ngasigaye ngacura buri nguni areka gupfubura bigira amafaranga ese buri ya miti y'akanyabugabo byaje kurangira bite akareka imiti y'akanyabugabo naje kuyireka naje gusanga akanyabugabo ngafite ndabire twaje gusanga ubundi mu busanzwe iyo uri gukora iyo ukora imibonano mpuzabitsina ya nyayo uburyohe ari hagati y'iminota 2 n'5 urumva naho iyo urengeje iyo minota utangiye kwinjira mu kazi k'undi muntu nashake kuvugira kuri live utangiye kwinjira mu kazi ko kubaza ubundi ibyishimo by'umugabo ni ukurangiza yari segonda rimwe yaba amasegonda 2 iyo ugeze ku byishimo byawe wishimye abandi baza bavuga ngo ibiki intego za n'ubundi uzigezeho ko numva uvuga ngo warangije cyane ko numva uri kuvuga cyane ngo warangije cyane
Akanje sigaye bingora iyo mbonye bigoranye nigira na state uriya gukina umwana we w'umurango uyibonye byagoranye ujya kunywa ka cyayi uba wigwera agacyayi muri Amerika. ntabwo bikigoranye ubu ngo ibyo bintu ngo birimo ekonomi cyane kuko urumva ngo ujya gutakaza amafaranga y'indaya ngo ariko urumva reka bayorode muri Amerika waba rwose uri muri kubita gutyo uvuga ati njyewe nsevinze tike ari gutuma njyanya amafaranga yo kujya kwivuza sida no kujya kugura ikinini ndayasevinze Amerika rwose ngiye Amerika ngo bayorode Queen nibabaho nje ndamurara nijoro ryose uri kumva wajya kunacisha mukanamwima sometime nkanamwima yavuga ati ngiye kukwicisha intuzambo mu kazi uyu munsi ntabyo nguha none se reka mubaze ubu ubona bimeze bite akora akazi kawe twatwinjiye mu kazi kawe aramenye ubu harimo abantu bagiye kugenda bavuge ngo mbese wumva turi kumwe tuzavuga muri Texas wumva turi kumwe ngo ibintu byo kwakira Imana ubu ntabwo njya mbijagamo ariko man sati we bya bintu byo gufata abantu abakobwa urumva bakabashyira kuri serivisi cyangwa ubwo nihera kuri protocol kuri reception urumva kugira ngo nkebura abantu wenda bafite amakampani akomeye urumva bajye bareba uburyo bakiraho n'umugabo nta wamenya igihe ntabwo haza abagabo bagabije abagore gusa hari n'abagabo baza bagabije udusoresore ahubwo ibyo ngibyo ntabwo ari amakuru bajye babuka ko hari n'abantu twikundira inzoga bazishyire kuri reception uko barakora nta kintu baba bateguye ko bajye bibuka ko hari n'abagabo bajye bibuka ko ubu ngubu reka nkubwire ubu ngubu umugabo uri imbere umugabo wabaguze uko amufatira ahantu habiri urumva mu bagore cyangwa mu mayoga urumva amayoga no mu bagore ubu rero n'abagabo rero ku rubanza utengushye hari n'abandi bagabo ngo ufatire mu bandi bagabo none nibyo ngiye kuvuga ni ari abari purayinga nka ba moshoni bakari purayinga kuri kandi umuntu wa mungani wakagombye kujya kuri reception ugasanga amayoga umugore n'akandi gasore ubwo n'umugabo umuntu akahitamo umwakira ubwo hari inzoga umugore n'umugabo ku nzoga ya stika bashyiraho ukaba ariho usanga ibibazo byose usanga ibibazo byose uri bukenere kubaza n'ibisubizo byayo n'udukingirizo ku ruhande buryo nyine ushima ubwo suko tuvuze kuri serivisi harimo ahantu y'ibitaro harimo ahantu h'amavuriro harimo no ku mashuri nabwira ko serivisi zo mu ishuri zo ku mashuri bagashyiramo udukingirizo ku mwana ahubwo niho hantu hambere bwagakwiye kujya ku ishuri ariko uziko no mu kiliziya hagera mu kiliziya hagera reception naho uzi ibintu bari abantu baba bambaye amakanzu bakora se oya
aya makuru ariko ngo sinzi umuntu wambwiye ngo yafashe ubukingirizo ngo niba yarabushyize muri kuba ngo niba yarabushyize ngo gahana abapadiri barara yarashyize ngo mu iseminari agiye muri toilette arabubura aba bamansera banjye bugiye barabukoresha inzo yumvisha avuga ngo kamani iyo umuntu afite umubiri ntihazagira umuntu ukubeshya ngo wakwihangana mani imyaka yawe yose ubuzima bwawe bwose ufite umubiri udemara mani ibice byawe by'umubiri byose bikora bro biba bigoye wese ngewe ngo nta wundi umuntu wabikora uretse ngewe akasamutse uretse buri wese ngewe kana buri nguni basazanye umwimerere wabo ubwo uravuga ngo nta bandi ngo ni imanzi nka ba papa wabo ni impano ngo nyikipinge oya ngewe ariko ngewe bana nsazanye umwimerere kabisa ku buryo ngewe biriya bintu nimbikora nzaba ndi kwiga n'umugore nazanye experience urumva experience yo kuba singo no kuba inuza byo iyo ni experience tumaze kugira igihe kinini kabisa yo ubu niyo gusomana nayo urumva nayo ubona naho naribi yagusomana making sure yuko biriya bivuta utabyisize ku munwa ndabyanga ase kariya kana ariko mubirimo mukomeze ariko urashaka kwica isoko bari mu bikize babirimo ibiki ama-challenge ama-challenge tujya tukaganireho ariko babiri wabonye byo tubirimo abanyarwanda bagutumye ku kirata ngose bikanungu iki abanyarwanda bagutumye ngose bikanungu iki ngo buri kana ashobora kuba afite aho yabereye uri kumva niko bakubwiye arya bararirimbye ngo ngizitaye ngo nago ngo mwazigira mutega ibiki arya waririmba ngo iki muri ya ndirimbo yanyu ngo tayi zacu ibiki ngibyo ndeshyo ndeshyo nawe ugarutseho akanya koko nawe baragenda barateranye bakora inama baravuga ngo baturebaga indeshyo n'ukuntu duhagaze indeshyo igihagararo gusa inkunu tuniga tureshya gutyo tuniga tureshya nkanjye ngo ntabwo dukunda ibyo byambayeho umukobwa adakunze ngo avuga ati iyo ndeshyo yawe iri mu bintu bigukotoje cyane rero dore aho rero ihita ibonekeye byandi bavuga ngo higa inyama ngo isazi zizizana yego nuko biba biragize nanjye nawe nje sinkubeshye abakobwa basa na kariya kana tuba turi kumwe aho nababonaga hose numvaga batarabanjye batari tayipu yawe atari tayipu yawe wumvaga ari indaya numvaga ari ibiraya ngewe batangiriye hari akantu kajya kabaho urubona umuntu utamugera ugahita wabona utamugera ko bwatuma ari indaya akantu kajya kabaho ukabona nk'umuntu nyine ntabwo wabasha kugera ku rwego rwe kavuga ati iriya ndaya iri urabubona irenze wiki reka navuga ati bari abahungu ngo reba kari agakobwa ngo ni keza ariko ngo gakundana n'abahungu baciriritse ngo banywe ibitabi n'amayoga ubwo abo bana banywe ibitabi n'amayoga muri genge babaga aribo bari kuru bari bo udusore twanone tureture twa Nyagatare agataho crush wanje arajoyininze inde ariko simbabwira uwo ari we crush wawe ibaze ko crash wawe yadukrashingiye yaduflowinze urumva nta kibazo ufite ko ataraduflowinze aho kaje kuko niyo ngo witwa ngo inkungu niyo ngo witwa inkungu niyo kureba amazina mabi kuko ibyo byose ntabwo yaba ari yitwa neza wagupfa agasoni ngo tujye kureba izina ribi
ako sa reka nkubwize ukuri nawe wicara uzi neza ko ari amafaranga azakorokora kuko nawe uri mu bigasigaye nta kirimo pe Imana imbabarire amafaranga ubwira gutyo Bruce Melody niyo mpamvu ndi kuyahiga nk'uwayataye ndakubwira reba none imitsi yaraje mu mutwe arajya ngo ni imitsi ya vokeris ereka ndashaka amaso ni igikara imitsi yaramanutse igera mu maso ajya ngo ni ya vokeris ajya ngo agatuza kamubi cyane shaka amafaranga uruhara rugeze hano shaka amafaranga mwana w'amazi uzi imyaka mfite ibaze ko mwatangiye Jomo mfite cyane ikomeye ya YouTube nubwo yari ikomeye ku rwego rwayo tutangira ibiki asesha sida umuntu turi n'abavuga ngo mwimusebereza she umva aho utungiye kamera yawe rwose dore ibibazo ntabwo byabo sinkubeshye none se reka nkubaze waba ukora biriya bintu ugakeka yuko waba uri iki n'iki reka abana bakunda amafoto kandi ngo ufotora iyanyu irimo baza kuzifatira mu rugo twavuga memero kadi baza kuzifatira mu rugo numvishe mu ruvuga ngo shugani sate ni ibiki nanjye sinzi ibyo ari byo nanjye numvaga ari ibintu uvuga ngo ugasinzi ibyo ari byo none twese ibintu bitazi ibyo ari byo ibyo bintu ari kuvuga icyo umuntu kirimo ntabwo yumva ngo yanga arumva ngo cyayo upadi ngura mwana ngo nibyo wamurongoye ko asa nagwa ntabwo byumva kabisa arakantu mwari mukomojeho ngo yabwiye Bruce Melody ngo iki yaramubwiye ngo isura ye ntabwo icuruza ariko abantu bazi mfite amakuru yuko nawe ngo ibintu bigeze kuri reka nkubwire umuntu abantu bazi emi kinege urumva ni mubi sibyo ni mubi kandi ninjya mvuga ko umuntu ari mubi mujye mwihangana kuko yabayeho mubi ndabizi urumva rero erega n'uburacyari we usibye ko ufite akantu kamwe kagufavoriza mfite akantu kamwe kamfavoriza nyine ndi urunyanya rw'ikimena ariko rwagiye ku karubanda abantu bose bararubona kubera ko nyine ntabwo urunyanya rw'ikimene kuko inyanya z'ikimene zikundwa na buri wese oya ntabwo buri wese nta mukiri ugura ibimene nta mukiri ugura ibimene uru runyanya rutarashya rwaba urunyanya rutarashya neza rw'igitumbwe ayo magambo uko yamaranye iminsi ayo magambo yamaranye iminsi ntabwo ari gusa ntabwo ari ikibazo interview imwe nk'imwe utangiye kumwitega inyanya gusa ibiki utangiye kwibora neza kwa ni wowe byivugiye dukomeze inkuru ya wowe ikibazo uri kubaza ukongera ukisubiza emi yabayeho mubi azi ukuntu emi azi ukuntu kuba mubi bimera abifitemo experience kuba yabwira Melody iti ntabwo uri mwiza numva nta kosa yakoze yamubwiye ibintu azi neza abayemo igihe kirekire aravuga ati ibi bintu mbanye kubibamo byaramvuna ese wa mwana we nawe mbona bintange urumva rero nta kosa yakoze ati ibintu twabanye igihe ndabizi uriya reka nkubwire nta muntu wagubuhamya nk'umuntu wamubayemo buri kantu urebye lisite y'ubuhamya afite none hari nubwo ziriya ndirimbo nuko iminota iba mike ubundi ni hahandi uririmba producer akivumbura akavuga ati neza agarukiye ahangaha asubirana amafaranga yawe ahubwo muzakore filime munyuzemo ishaza ryose
muhere ku murongo. Ni filime documentaire kabisa. Ndakubwiye ngo sinzi akantu mbonye kari kuvuga ngo ndi kwisaza kubera nabonye miliyoni. Ntasara. Udasara. Uyu munsi ko ndi mu ba miliyoneri ntasara. Wasanga 8,50 arinjiza ariko akaba uyu muntu nta muntu wigize udufaranga tuziba ujya kuvuga muri comment. Umuntu ubugoryi nk'uko umuntu wese uvuga ugira comment ziri negative ku bintu kuba amafaranga ahubwo cyane aba ari umukene, cyaka depression, abitaka depression, abashaka kwibohoraho. Njyewe ndi mu bantu 2020 twateranyirizaga mega zijana kugira ngo tubone yoro yo kwa uploadinga bya bintu tutazi byari byo. ahubwo mwa uploadingaga ninjoro kuri bajiga batanga kuri bando kuri nuza kuri ari kurubaho bagwezaga promotion ya yoro ninjoro nizo bakaguha mega gigabyte. akaba ari bwo wa uploadinga kandi nabwo kwa uploadinga ni ibintu 10 wowe nanjye byambaye ushana ukirenza rero ukirenza mega zarushitokana ukozategeza undi munsi kandi ninjoro ari no kuropa twagana nuko ari yamgasinzira no sometime ari wa uploadingaga bikanga ugasanga nyine nka bando zagushiranye igezemo kuri 80 ejo waza ugasanga byabaye faired ugahita utangira zero waguze n'utundi twijana sha Idoze nango rizaboneke. Ariko rero nibi bintu televiziyo kibigira hari ukuntu ngo byajyaga ninjoro ngo bagashyira ngo udufilime twa ninjoro. Ko filime nategerezaga cyane aho cyo cyabaho. Ibyo simbizi usanga yaranyuze hano mu bazi ntabwo ari televiziyo. Ebyo televiziyo sawa nakuri urahaza baza buri kana nyendi kubaza akumva se yuko waravuye ahandi hantu hari televiziyo baza buri kana wererewe nawe. Televiziyo nge nayibonye niga narebye televiziyo mu rugo nyicayeho ndiga mu wa kabiri secondaire. Ubwo twatunze televiziyo mu rugo muri 2010 na gatanu gutyo. Imwe y'iromba ndagaswingi ubwo ngawe bisha umuzungu muri kayise naho umva nkubwire n'ubu ni icyane kayise yose yarateranaga bakavuga ati uyu munsi turi bujye kureba amakuru kwa runaka. Ibaza se ngo ujya ahantu bifite televiziyo yabo utoze witare ku myenda yabo ku ntebe zabo usa n'agahandanzo. Icyo sanabi bagisohora icyana cyo mu bakene bagisohora barabusohoraga mukajya kurebera mu madirishya urindeho kudasara dore sha amwe baba kuvuganira. Erega nje aka kanya mushatse mwamvugisha neza kuko ndi umwe mu ba miliyoneri bari mu Rwanda nujuje miliyoni ako se amanyarwanda. na undi muntu wiyaminiye kuba nawe afite miliyoni ngazahite byibuza inaringa 500 mo hano ahita kuraho buri kantu avuga ati ndawo bigori uwo muntu usabaho amforowinga umuntu uforowinga nzundusha amafaranga ni karabutoni nose Killaman ntago forowinga na Killaman akunda yamurusha kuko yamariye mu Dumba ntago forowinga nose Dumba agira amafaranga umujya amafaranga akora copy paste y'indirimbo. nose niba yashaka kugira ngo ayigendereho ibone kugira ngo nayo ivugwe wamurenganya. Erega nta muntu udacinya inkuru niba uyafite ucinya inkuru. Umuntu ufite 5 miliyoni se nawe reka dukore miliyoneri challenge nyine na posting iyo miliyoni ye narangiza banzikana DJ Kaspi niwe mu kirenze. Aya Kaspi we niwe mu kirenze cyakora Kaspi afite beceri mu ba DJ bose nabonye Kaspi afite ibiceri n'ibindi biceri
ngo ubwo yagutayemo akantu ushaka noza bari bitavuga Kaspi urakoze Kaspi n'umunyabiceri ndashaka kuzafata nka desa nkazibanyanyagizamo we na Burikantu aho mutambutse mugenda muvuga sote uvaga kubwira DJ Kaspi niwe mu DJ wa mbere ufite impamyabumenyi igaragara. DJ Kaspi niwe munyabiceri, niwe mu DJ ufite CV ya danje mu Rwanda niwe ufite CV ya danje mu Rwanda. Abandi bose DJ Kaspi niwe ufite imodoka nziza mu ba DJ bose mu Rwanda. DJ Kaspi afite sheri mwiza. DJ Kaspi adijira ahantu heza. DJ Kaspi nakasa. Ciao yabatayemo pe ebana yarabatamitse tunyurwana dukeya ntabwo ibintu byinshi cyane kuko already mfite miliyoni ya Agakora ntabwo ibintu nyene icyubahiro umuntu unyubaha gusa kuko icyiciro cy'amafaranga ndayafite yarabatamitse pe oya DJ Kaspi tukubwira amafaranga ikintu yakoze warahuye turaganira turamenyana twumva ni umuntu wo kugira inshuti ufite ibitekerezo bizima utijena ebani turavuga ati gena DJ Kaspi uri umunyamafaranga rwose urakasa urakoze cyane kare nibwo umuvuze by'aba DJ kare nibuka ko ndi kureba ikiganiro Skype yakoreye kuri 3D igeze ukireba nakibonye ngo ari kuvuga yuko ngo Emina Jihad basigaye barashwana ngo na Philipita nawe ngo nta mu DJ umurimo ibyo uriya rero uravuze ngo DJ ngo Philipita ngo nta mu DJ umurimo nibyo nibyo bivuze bavuze nta muntu ufite cyane mubaruyeho nabi ujya uvuga Philipita nabi reka mugenzi ifite Burikantu na Buringuni imbaruyeho ntabwo ujya uvuga Philipita nabi. ntabwo njye navuga Philipita nabi ari mu bantu bashobora gutuma cano yawe bucya yavuyeho urakoze cyane n'abasoti rero nagira mu mubwire ngo uvuga uziga amahirwe nuko cyane yawe ndiki amahirwe nuko cyane yawe boss wawe rwose ariko akubabarire ku magambo uvuze naho umuntu uri kuvuga ngo bagahesiye iyo bita ngo niba ari wazisisiye iyo bita ngo mbese we banagisitarayikinze kontara yabirangiye rwose ameze neza. Philipita we yita muvuze ntabwo muvuze urakoze cyane uri abaramagara ngira uko ngenda reka batagira cano bavuge njye mbabarira cyane ngira uko ngenda dore ndi kuyaprodingira ejo nzabatamo ahandi kuri soti kuri sample ariko aho yita soti bikagira inzira ubu nabonye soti harimo abantu bagenda batuziza ng'inuza yabona ari wowe akuza avuga ati cya kibwa cyepfiri ati iki ngiki nikikazamuke n'igende noneho ugira kuvuga ngo uzamuke utazi kugira ngo uzamuke wihinduranyije iyo umaze kwigaragaza neza rero ese uzihinduranya kugeza ryari ko ushobora kuzihinduranya bikakurenga kwihinduranya ko n'ubundi ndabyiteze ariko reka nzamuke muri buriya buryo mbanze mbatware gake urakoze cyane ariko n'ubundi turi kukubona tayari sampo twamenye komeza kumenya uburyo tuzi kita kuharuyeho atuzi kariya mitsutsi ukamvuga nkabibona nkapibare avuga ati iracano ubwita kubaruyeho namombeje mitsutsi ariko kubaruyeho urakoze cyane ndi rubebe guhita ukubita strike n'ibintu toto kandi
ari cyana cyanesheje umutwe ngiye kugikubita strike mburaho mpera neza mbona nta condition n'imwe cyujuje yo kuba nagihanyena kimereye kwitaza kuburyo nta tegeko na rimwe mu muhanda kuri YouTube na rimwe kirimo kirakwaplodinga kirimo kiranyaprodinga rwose nose wakwandikiye YouTube no kwandikira kuko byari byarananiye no kwandika no kwandika note byari insasa none cyo kwandikira YouTube uzi YouTube cyongereza isata ko icyongereza YouTube yumva noneho abantu bo muri YouTube bumva ntabwo bigenze ufata Google Translate in all language ugashyiramo ikinyarwanda ukavuga ngo urugero Burikantu na Buringuni banyaprodingiye video yitwa ntabwo byakunda gutya urumva iyo rumagiri mu mahanga rumagiri ubwo YouTube nayo ikavuga ngo urakoze cyane witwa mu cyongereza YouTube gusubiza ivuga ngo urakoze cyane u Rwanda ruzira umwaka ati twanzika YouTube nayo ikavuga kwanzura ko kwanzika kasa mutwe mu Rwanda ukivuga gukora no mu Rwanda kwanza batakubwira ati se ahubwo mwagejeje mute mu Rwanda ahubwo ayo mayeri mwakoresheje aturi monetize atumonetize gute kandi mu Rwanda kandi bana bafungiye akatavuga urakoze cyane ayo makuru duhaye yuko uri monetize mu Rwanda turaje tugira icyo yamaze nose ako nubundi mureke umupeti yibereho man mureke umupeti yibereho namwe muzi icuro mwakoresheje amatamner y'abandi muzi icuro ku matayito mwashyizeho udusobanuye muzi icuro byagiye izo ncuro ko nacyo zamariye izo ncuro nakiraga ibintu byabo nabyukaga mu tondo babikuyeho nose ubwiwe nabyuka mu tondo urabona bizagira icyo bimumarira inzi icuro nanditseho ngo nyakso comedy ngo bakunde babirebe ntibabirebe nyine urumva izo ncuro we incuro ari bubikore urumva yakuzamukira bigakunda yamvuze abona views ni twagize nuza amatite wandika views ariko Burikantu buri nguni ukabona icyo cyana kiraje abatangiye kwivanga muri uzo muri YouTube search yacu kandi ntago ari fresh kandi mwari yihariye isoko uzika ariko ibaze yuko amazina yanyu cyaza muri n'ibikenya murakamobwa uziko oya amazina ni ikintu tumaze gukora muri uyu mujyi rwose uzikivuga Burikantu buri nguni baratangara umwe ubahangara ujya gusacinga kuri YouTube ucyandikamo bana bahita kubwira ati ntaho tuyazi nyuma ya bana boy inza ndu wa kane bana boy katurebe meruka bana boy naranamuzimisha ndeberaho bana boy mugejeje reba nasacinzemo bana gusa nkabanza ngo bushari bushari songe ubwo nyine bushari ukituribe ahitakurikiraho Burikantu na Buringuni bushari nanone akaza nyuma nanone Burikantu reba Bruce Mede hanari reba Bruce Mede tuba twaramutaye hari n'ahantu ngo hakurikiraho ngo bushari Burikantu ngo bushari Burikantu ibyo wabibonye wumvisha abantu tuba duhangana kabutera nore sanari gutera mwana wama wivuga gutera gutera risaziye wimuzana mu migirigiri y'abasore ese ko kana kari gusekera muri screen ya machine yawe kari gusekamo ibiki mwana wama boni kamatani ego umukaritasi ufite imbwa y'ikibuno ndabona ari kuri ya bore ya Kido ya YouTube channel ya Kido uwo mwana ashaka imbwa y'ikibuno ariko iyo umurebye umubona mu buyoga bwinshi mu maso ahubwo ndabona isura ye nazi n'ukuntu imeze nyine ajyanga n'amafriki
reba Irene sha. Oya Irene we wimuvugaho, Irene wazi ibyo akora. Ose ni Irene cyangwa ni Bruce Melody? Mama kunyereka Bruce Melody. Kunyereka Bruce Melody. Ari kuri channel yande. Okay. Urakoze cyane. Ntabwo urumva nari kureba kunyereka ngo dore Irene nkabona ni Bruce Melody. ariko hari brag umushumba yageze kubateraho. Irangoma. Brag ni yes. Yarabahagurukije. Abwira ngo bafite iyereko. Ngabonye twita baribu. Urakoze cyane. Twaritabye rero. Buke numva amakuru ngo ibintu byakomeye. Oya, ejo njyewe nzagenda nitwaje inote nk'iya 30 mbanze nyikubita umuntu bita umushumba mu maso mu bwete. Ntuzongere kunyereka. Nujye kunyereka ubone mfite indege, ubone ngira ubone nabamara ariko kunyereka muri ribu byo wa. Ati byo byararangiye. Ntuzongere kugerekwa aho byararangiye. Tujye ku bindi. Mukobwa twamukesha Imana se uri saa 7 z'ijoro uri live. Undi urayivuga ko mu kwari wo bareyira injoro nk'izi saa. Uje kwari wo bareyira abo bita bakeza abo bita ba Fiona ariko umuntu witwa Jean mukesha Imana. Izi saa ryamba pe. Shima oya. Ryamba kabisa. Nazereka mbabwire. Ubundi i showbiz man. Ibintu ni gatebe gakoze. Ubundi isho bizire tukuvuga ngo irimo umwana. Ibaze yuko inkuru ya Sabe yibagiranye. Sabe we ni nakaka mu nakina bivuze wow. Sabe kwihora bikirangiza. Akamubona ni topic. Nakina ati mushaka topic. Iyo barakubona topic yagiye muzabyivana. Ataravuze. Ewa. Harukuntu ubigumaho ubona views ziri kuza. Dore Buringu. Yo. Basoreye nibo bizi isaha urukumva. Barayirana kubwira gatorega. Yibuze. Ari umukobwa witwa Ngoragira Mupezi. Ntabwo no kumekane kumugaruka. Nakasa mutwe. Uhita no kuba stalking ariko. Umukobwa mfura winze ndareba nkayibati kujishije cyane. Ari rero umukobwa kone bwitwa basokoka. Atunjije yuko na postinze yuko nagize miliyoni y'amafaranga y'u Rwanda. Ndavuga ati yewe. Acha kugashika. Urakoze cyane. Ati twarabamenye. Postinga miliyoni arabona ndi kugenda n'ababonsa. Abona Amafrw bisigira itindana avuga ati ndashaka nabizi. Ase Burika. Niba tari ibanga uriya mubonso mwishyura ngahe? None se uko njye n'abantu mfite miliyoni nkamugurira nk'ibihumbi 100 ku munsi. Na uri Bruce Melody wahaye mubi cyane 14. Hishamunda. Cyumureza ajya kora ikosa. Ntabwo yaba ari Bruce Melody. Bruce Melody imete icika akabona turagura gukara umusa. Aya. Bounce mbwa neza ni bounce wanje ejo musamubona. Mwana ufite amaraso meza cyane. Mwana wari inkoko. Urakoze cyane. Niyo gahunda. Asundi wayirangiza mwana. Yewe wayirangiza. Kairayaye. Katurebe umwana tuzamuraho. Oya naraye izamutseho umwana byaba ari byiza ariko umukobwa mwiza nta bakobwa beza bajya bapfuruhinga sinzi ikiko byagiye. Ishimwe Piafu iki ni ikigabo. Nanjye niba ari kuvuga ngo ndazamura ikigabo. Kairaye ndi umugabo. Ahubwo ndazamura ikigabo naye ndi umugabo. Urakoze cyane.
so mwakoze kutureba uko mungana, mwakoze kuza kuri live mungana gutyo, mwarakoze kungira icyamamare, mwarakoze kungira icyizere cyo kugira ngo mbayobore mfite umutwe munini, mwarakoze nubwo ntiyamamaje koko, nubwo ntiyamamaje ariko mwarankurikiye mungiriye icyizere. ariko ikibazo ikintu no kubagezaho ni ikihe nyuma yo kuba barakugira icyizere ku bayobore, nyuma y'uko nzagerageza sinzabasebya, nzagerageza kugerageza ari ibintu nagize uwatumwe atari batumva mwarakoze kugira icyizere cyo kuyobora uno muti fresh coach boy mukoze ubundi mutse ko yawe abakobwa barayikunda cyane, ariko sinzi impamvu abakobwa bakunda abakobwa gukunda cyane, abakobwa gukunda cyane ngo nuko wowe ngo ngo tunanutse ngo twari twiza mu gitanda, ushobora kuba mu gitanda ubinoze, rwose ngone bagize ngo ugihindura imyase da inshaburi, ugihindura ishaburi asifiwe Françoise. Françoise koko aya masaha tugerageze rwose tugerageza tumenye tumenye abantu bakwiye kuba afazari muri bareyira byumvikana batireyira ayo masaha birumvikana, akora Françoise aya masaha Françoise aryama. Kuri ubu hamwe na Vestine Protax mwongeye kwitabwaho, aho Augustine Muganga uzwi nka Vestine ari kubafasha kwa applying amataxi ku buryo bworoshye kandi bwihuse, ndetse kandi hamwe na Augustine Muganga reka twibutse ko tugufasha gutura mu nzu ijyanye n'ibyifuzo byawe, cyane ko tunagufasha kugura inzu wifuza ndetse no kugurisha inzu yawe. Sibyo gusa kandi tugufasha no kubona insurance y'inzu yawe ndetse na insurance y'imodoka yawe. Reka kandi nkubwire ko tugufasha no kwiga imodoka mu gihe gito, ndetse kandi mu gihe wahuye n'ikibazo cyo gutakaza agafunguzo kawe, ibyo nabyo tubigufashamo mu kanya nk'ako guhumbya. Ku bindi bisobanuro duhamagara kuri nimero ya telefone 502 762 46669, cyangwa se ukaduhamagara kuri nimero ya telefone 0792 98 8240. Vestine Protax ni mutugane tubafashe, dukora muri Louisville, Kentucky.